Kera habayeho umugabo w'umucuruzi wakundaga guca mu nzira imwe ajya ku isoko. Iyo nzira yabagamo umusaza w'umusabirizi. Buri gihe iyo uwo mucuruzi yatambukaga agiye ku isoko, yamuhaga amafaranga atavuga, atitaye nyine ku byo akora, yumvaga ari ibisanzwe. Gusa iminsi yaragiye irashira, indi iraza, uwo musaza aramuhagarika, amuha igikapu kinini kirimo amafaranga n'impapuro. Aramubwira ati aya ni ayo wari umuvandimwe wanjye witabye Imana yasize yanditse ahabwa umuntu wanyitaho akanantabara. Umucuruzi byaramutunguye cyane, atangira gutekereza ku byo akora, impamvu akwiye kugira impuhwe no kumvira umutima. Inyigisho: ntugapfobye igikorwa cyiza cyaba gito, ko gishobora guhindura ubuzima bw'abandi ndetse kikaguhindurira n'ubwawe.